mw'iperereza ryakorewe muri Leta Zunze Ubumwe zunze ibitekerezo byanjye bwasanze uyu papa musha ashobora gushirwa mu nzu ndangamurage, noneho ba mukerarugendo bakaza baza kumusura akavuga ati tugiye gusura papa w'i Rwanda, papa w'umunyarwanda. RDB kazi vuga iti mu byo musura harimo na papa musha wo mu Rwanda watowe wavuye mu bakatolika. Ibi bikaba byaba ibintu byiza kinjiza amadolari. Nyine kiliziya yo irimo iribaza iti ese uyu mupapa watowe n'abakatolike, uyu mupapa watowe ese ntabwo agiye kuba yatwambika isura mbi, ntabwo agiye kuba yakwambika kiliziya isura mbi? Gusa reka tubanze tubasabe nyaboneka, nimba mutarakora subscribe kuri channel yacu mukore subscribe kugira ngo video zose tukoze zijye zibageraho. Ushobora rero kuba warakoze subscribe ariko utarakanze kunzogera, uyu niwe mwanya rero kugira ngo ukande kunzogera kugira ngo ujye ubona notification ya video yose dushizeho. Kandi nyaboneka wirinde kwihutisha video kugira ngo ubashe gukurikirana ibiri muri video byose. Kandi nyaboneka nizere ko biraza kukugirira umumaro, nizere ko uraza kugira umutekano, uraza kugira ituze n'ihumure. Ni nyuma yaho rero mu Rwanda hatowe papa musha Harerimana Faustin. Uyu papa musha rero akaba yaratowe n'abakatolike bagenzi be nk'ubushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye bwasanze kuba uyu mupapa yaratowe n'abakatolike ubwabo bishobora guha izina ribi Kiliziya Katolika. Kiliziya Katolika rero ariyo mu Rwanda, ariyo i Roma, mbese ibihugu byose bishingiye kuri Kiliziya Katolika cyangwa se mu bihugu byose Katolika ikoreramo, birimo birakora iperereza ry'umuntu waba wihishe inyuma y'itorwa rya papa musha. No kuvuga ngo abakaridinari ba Kiliziya Katolika ku isi yose baribaza bati mu by'ukuri nta kuntu abantu babyuka noneho ngo bavuge ngo tugiye gutora papa musha. No kuvuga ngo harimo abantu bashishutse, abantu bize icyo gitekerezo, baravuga bati reka tushaka uburyo twatora papa. Tukibaza tuti ese kubera iki nawe bamwise papa, kubera iki batamwise bishop cyangwa se kubera iki batamwise apotre? No kuvuga ngo ubusanzwe andi matorero iyo atandukanye yigumuye, iyo havutse itorero ryigumuye kurindi ntabwo bahuza umuyobozi, ntibahuza titre y'umuyobozi. Reka tumanze turebe nk'abahamya, sinzi uko umuyobozi wabo cyangwa se bishop wabo bamwita, abayisilamu bamwita shehe cyangwa se mufti, nka mufti w'u Rwanda cyangwa se shehe wa paruwasi. Ni ukuvuga ngo abapadiri cyangwa se abakatolika bamwita papa cyangwa se padiri. Noneho abaproso bakamwita archbishop cyangwa se bishop cyangwa se musenyeri. Noneho ngucyo nta matorero agenda ahuza amatitire y'abayobozi. Rero uyu papa musha watowe bikaba byarakuruye impaka nyinshi cyane, yaba mu bakatolike nyirizina, yaba no mu bakristo batoye uyu mupapa. Iperereza rero rikaba rigikomeje ku bijyanye n'itorwa rya papa musha Harerimana Faustin. Ibi bintu bikaba bitazagarukira hano muri Afurika gusa, dore ko u Rwanda rugiye kuba igicumbi cy'umuco, igicumbi cy'iterambere cy'ubukerarugendo, kubera ko abantu benshi bagiye kuza bava mu bihugu byinshi bitandukanye baze kureba papa musha wo mu Rwanda, papa w'umunyafurika, barebe uburyo abayeho. No kuvuga ngo njyewe uko nabyumva, uyu papa musha watowe Harerimana Faustin yakagombye gushirwa mu nzu ndangamurage, noneho akaza ahora yicayemo ku buryo RDB yazivuga iti by'ukuri dufite papa musha watowe, papa wo mu Rwanda, nyaboneka nimuze mu musuri.
ibi bintu bikaba bishobora kuba byakwinjiza amafaranga menshi cyane muri RDB kandi n'igihugu kikaba cyabasha gutera imbere. Rero ni ubwa mbere mu mateka y'isi kubona papa yatorerwa muri Afurika, usibye no muri Afurika, mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda nibwo cyari kigiye gutangira gutera imbere, kubera ko uyu Papa Faustin Harerimana agiye kuba igicumbi cy'ubukerarugendo. Ni ukuvuga ngo leta y'u Rwanda igomba gushiraho uburyo uyu Papa musha Harerimana Faustin agomba gushirwa ahantu nko mu biro runaka, nko muri museum, noneho mu byo babwira abantu gusura bakavuga bati nyaboneka tuzasure na Papa musha wo mu Rwanda, mu gihe Papa w'i Roma bamuzi, bati natwe tugiye gusura Papa musha wo mu Rwanda, kugira ngo rero baganize Papa musha wo mu Rwanda, Papa w'abakatolike mu Rwanda, bagashiraho amadolari, wenda akavuga bati ni amadolari 3,000 kugira ngo uvugane na Papa musha. None Papa musha nawe kuri ya madolari 3,000 batanze bakagira ayo bamuhaho, ndetse na leta nayo ikagira ibice ifataho kugira ngo nawe abashe kuba yagira ibyo akemura, kandi n'abamutoye gahunda zabo zibashe kuba zagenda neza. Ntabwo rero ari ibintu byapfa kubaho ngaho, ntabwo ari ibintu wapfa guterera iyo ngiyo. Uyu Papa Harerimana Faustin yifitemo umutungo ukomeye, igihugu kitazi neza, abaturage batazi, abanyamakuru batazi. RDB nyaboneka mugerageze mukore ibishoboka byose kugira ngo uyu Papa musha abashe kuba yabyazwa umusaruro. Gusa dukomeze tubasabe, nimba mutarakora subscribe, mukande kunzogera kugira ngo video yose dushizeho mujye mubasha kuba mwayibona, kandi ibyo mukora byose Imana ijye ibayobora, Imana ijye ibagirira neza. Rero mwiperereza ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika burimo bukora, buribaza buti mbese aba bakristo batoye Papa musha ko babatirijwe iwacu bagakomerezwa iwacu, yewe baradushingiye, twarabashingiye, yemwe harimo n'ababyaye abapadiri, hari ababyaye ba musenyeri, none turabaca mu itorero dute? Ese kuki tutareba icyatumye batora Papa, ahubwo akaba aricyo dukemura? Kuko nituramuka tubaciye itorero rirajaho igitutsi, bavuge bati mu by'ukuri ibyo bavugaga ni ukuri. Ubundi aba bakristo cyangwa se abantu batoye Papa bajya kumutora bavuze ko mu by'ukuri hari ibyo batemeranyaho na Kiliziya, bavuyemo baravuga bati twebwe twabaga nk'ubu dufite ubutumwa twabugeza kwa padiri akavuga ati ibi ngiye mu byihorere, bizabanza bijye i Roma, noneho babigenzure, nibamara kubigenzura nibwo atambutsa ubutumwa. Ibi rero bikaba ari ibintu bihabanye cyangwa se bidahuye neza n'ibyiyumviro by'abaga bafite ubutumwa, kubera ko bavuga ko iyo Imana igutumye ugomba gutumika hakiri kare kugira ngo utabasha kuba watakaza ubutumwa, kandi ubutumwa bubashe kugera kuri ba nyirabwo hakiri kare kandi bugifite umwimerere, cyangwa se uwabuhawe ataritaba Imana ngo uwo babugeneye abashe kuba yabubura. Ibi rero nibyo bashingira bavuga bati hari ibyo tutemeranyaho na Kiliziya, mu gihe Kiliziya yo ivuga ko ari sakirirego kuba wavuga ngo ugiye kwigumura kuri Kiliziya, ubundi babara ko Kiliziya ari umubyeyi. Rero nimba Kiliziya ari umubyeyi, abana bakaba bayinaniye, ese niki kiri buze gukorwa? Niki ubuyobozi bwa Kiliziya buri buze kubikoraho? Niki ushobora kwibaza uti ese kubera iki uyu Papa musha yambitswe n'abagore? Impamvu yambitswe n'abagore nayo turaza kuyigaragaza. None tumara kwigaragaza, gusa reka tubanze tubasabe nyaboneka, hari abantu batarakora subscribe, nyaboneka nimutarakora subscribe kanda konsogera kugira ngo video yose dushizeho ubashe kuba wayibona, kandi
uhita ukanda no kunzogera kugira ngo notification ya video yose dushizeho ubashe kuba wayibona kandi ikugereho neza kandi unezerewe. Inshuti rero bavandimwe, turabakunda, turabazirikana, turabashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu mukaza kudukurikirana, muri ab'agaciro, turabakunda.